Turabaramukije inshuti bavandimwe bakunzi bamenya amateka aho muri mu bice bitandukanye by'isi, bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe n'aho abantu baherereye, kuko bamwe mwamaze kutumenya. Aha ni kuri menya amateka, icano abantu benshi bazi kandi bakunda, icano yagiye bagezaho ibiganiro bitandukanye byiganjemo cyane amateka n'ubusesenguzi ku bibazo bitandukanye bya politiki, ndetse mu minsi ya vuba twari dusigaye tubagezaho amakuru agezweho cyangwa se update mu ndimi z'amahanga y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi ko ari intambara imaze imyaka, ngira ngo ubu ngubu imaze kurenga, iraja kugera muri 3. Ni intambara ihuza leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cya Kongo gifashwa n'ingabo mvamahanga zitandukanye, harimo ingabo za SADC ndetse n'iza MONUSCO ndetse n'ingabo z'u Burundi n'abacancuro batandukanye nk'uko twagiye tubivuga, ndetse n'imitwe itandukanye y'abakongomani yibumbiye mu cyiswe Wazalendo, ndetse n'umutwe wa FDLR ukomoka mu Rwanda wiganjemo abasize bayekuye u Rwanda bakoze jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Izi ngabo zose zihanganye n'ingabo za AFC. Ingabo za AFC nazo urabizi ko ziganjemo ingabo za M23, niyo yari maze girwana n'izi ngabo, ariko yaje kwibuza n'undi mutwe nawe wavutse wa AFC. Twagiye tubivuga mu biganiro bitandukanye. Rero nguko mwari mutumenyereye, twari tumaze iminsi tudakora bitewe n'utubazo tekinike channel yacu yari yagize, kugira ngo ubungubu twari hafi kuzuza amezi 4 tutabagezaho amakuru cyangwa se ibiganiro bitewe n'utu tubazo tekinike. Hari abagiye babitubaza kuri WhatsApp tukagerageza gusobanura, ndetse tubizeza ko tuzagaruka vuba, ariko ntibyadukundiye bitewe n'uko gukemura utubazo bitari mu bushobozi bwacu byasabaga ubundi buhanga tudafite. Rero tukaba tubiseguyeho ubuko gutinda. Reka uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru avuga uyu munsi ni kuwa gatandatu ku itariki 21 z'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2024. Ni amakuru agiye kwibanda n'ubundi ku ntambara ivuga mu burasirazuba bwa Kongo. Igicyumweru cyose cyangwa se mu minsi igera muri 5 hamaze iminsi habera imirwano ikomeye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Ni imirwano yatewe cyane n'uruhande rwa guverinoma cyangwa se rwa leta. Ingabo za leta zifatanyije n'iriya mitwe twavuze, cyane cyane imitwe y'abazalendo ndetse na FDLR, bamaze iminsi bagerageza gutsensura ibirindiro by'abarwanyi ba AFC biri mu bice bitandukanye bya Masisi. N'ahantu henshi bagiye barwanira byenda tutari buvuge hose, ariko iyi mirwano nubwo yari ikomeye ariko yarangiye n'ubundi izi ngabo za leta ntacyo zigezeho, kuko zagiye zisubizwa inyuma, dore ko arizo zabaga zagabye ibitero. Rero ku munsi w'ejo imirwano yarimo ibera hafi ya Katale, ahitwa Katale, mbese ibirometero biri munsi ya 10 werekeza Katale, ndetse yabaye n'ahandi henshi harimo ahitwa Kalongi, Muheto, Utenderi ndetse n'Agashiriri n'ahandi, ndetse no mu bice byerekeza nka za Minova. Ariko hose abarwanyi bahise basubije inyuma bino bitero, kandi n'imirwano yagiyemo ingabo nyinshi cyane cyane ku ruhande rw'abazalendo ndetse na FDLR. Nubwo ndawe usangira n'udakoramo, abarwanyi bahise nabo bagiye bafusha abasirikare ko bakegeranyije nabo bahanganye. Igicyumweru rero cyaranzwe n'imirwano mu bice bya Masisi bitandukanye, ndetse n'uyu munsi tuvuga bakaba barwanye uyu munsi ku itariki 20 z'ukwa gatandatu. Abanyamakuru bacu batubwiye ko n'uyu munsi bazutse barwana. Uko niko byifashe cyangwa se byari bimeze muri iki cyumweru cyose muri teritwari ya Masisi. Naho muri teritwari ya Rucuru
Hamaze iminsi hari agahenge, ariko mu rukerera rw'uyu munsi hazindutse imirwano muri parike ya Virunga mu bice byegereye ahitwa Mabenga ndetse na za Kazaroho, ndetse ahitwa Katemba niho habaye imirwano. Biravuga ko ahangaha hari ibirindiro bikomeye bya FDLR byagabweho ibitero n'abarwanyi ba FC bazindutse bagabayo ibitero, cyangwa se ni operation bakoze bagamije gusenya bino birindiro bya FDLR, dore ko ari ibirindiro bikomeye kandi byari bisanzwe bitera ibice bitandukanye izi ngabo za FC zirimo. Amakuru dufite nuko byagejeje mu masaha 3 cyangwa saa 4 hakivuga amakompora menshi muri ibyo bice, ariko ahangaha ingabo za FC nizo zateye cyangwa se zagiye muri operation. Naho muri teritware ya Rubero agahenge karacyahari, dore ko ubungubu hari icyo bita cessez-le-feu cyangwa se guhagarika imirwano, nubwo leta ya Kongo cyangwa se ingabo za Kongo zirengaho n'ubundi zikagaba ibitero, ariko muri biriya bice hari hacubahirijwe iriya cessez-le-feu, nta mirwano iheruka, aho ingabo za FC zahagarariye imbere ya Kirumba niho zikiri, nubwo hatanyuzamo rimwe na rimwe gusheringana n'ingabo zo ku ruhande rwa leta, ariko mu by'ukuri ntabavuga ko habaye imirwano muri iyi minsi, aho impande zose zisabiwe guhagarika imirwano, ndetse hakageragezwa ibiganiro tuzi bimaze iminsi bibera hatandukanye, byabaye mu Rwanda i Rubavu, ndetse biza no kuba i Ruhanda muri Angola. Nubwo muri biriya biganiro bisa nkaho impande zose zicengana cyangwa se biriya biganiro bimeze nk'ikinamico, ariko byatumye haba akagahenge. Ariko nanone muri aka gahenge ikigaragara nuko impande zose zisa n'izikomeza kwitegura imirwano, byerekana ko biriya biganiro bidatanga icyizere ko bishobora gutuma intambara ihagarara burundu. Nabo muri Nyiragongo haratuje, nta mirwano ihaheruka, nubwo ingabo zisa n'izirebana y'ingwe. Impande zose ziba zibisanzwe cyangwa zizitegura, bitewe nuko ziba zumva ko mu bindi bice naho bahanganye. Uku niko byifashe kuri uyu munsi wa gatandatu. Yari makuru avugwa muri kariya gace. Mbese imirwano iri maze cyane ahangaha muri parike ya Virunga, aho twavuga ko ni operation yabaye. Byenda nyuma y'iyo operation tubizi nimba ingabo za FC zishobora gukomeza kugaba ibitero kuri FDLR mu bice bitandukanye, dore ko ingabo za FDLR zihari ku bwinshi cyane hari muri teritware ya Rucuru. Naho muri Sud Kivu umurenge cyangwa se muri Plateau hamaze iminsi hari agahenge, nta mirwano iheruka, ndetse n'ubu ngubu ubwoba bwari buhari ko hashobora kubura imirwano hagati ya ziriya ngabo, iriya brigade speciale n'abasore birwanaho batwirwaneho, ndetse hari hahinze n'amakuru yavugaga ko Maimai ya Kutumba irimo yitegura kugaba ibitero mu Minembwe. Ariya makuru nayo aragenda agabanya ubukana. Hari ubwoba, abaturage bagize ubwoba cyane, kandi ubona biteguye nyine ko bagiye kongera kugabwaho ibitero. Ubu ngubu birasa n'ibituje, uretse ko ziriya ngabo, ziriya brigade zikomeje gutoteza abaturage cyane. Mwagiye mubyumva kenshi uburyo zibasira abaturage, ndetse uriya mukoloneli uyoboye iriya brigade akomeza kubabwira amagambo mabi cyane ko yaje kubica, ataje kugarura amahoro hariya. Byateye impungenge cyane ko ashobora gutangirira ibitero kuri twirwaneho nayo ikirwanaho kuko izina ryayo rimeze, ndetse n'inshingano zayo, bikaba byakongera kugarura umutekano muke muri kariya karere. Ariko ubu ngubu umuntu yavuga ko hari wagahenge, bisa nkaho bigenda bigabanya umurego. Uko niko byifashe haba muri Sud Kivu,
cyangwa se muri teritwari ya Masisi aho tumaze kuvuga hari imirwano. Ayo ni amakuru rero uyu munsi kuwa gatandatu ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 niyo twabateguriye, tubizeza ko twagarutse tugiye kongera kuzajya tubagezaho amakuru uko bishoboka. Nanone twagira ngo tubasaba umusanzu wanyu wa subscribe ndetse no gusharinga bino biganiro no gukora comment no kuduha ibitekerezo bitandukanye bigamije kugira ngo ino channel yacu tuyiteze imbere. Nanone kandi sinasoza ndababwiye ko ibiganiro cyangwa se za documentaire z'amateka muzi byari bisanzwe biri kuri ino channel, badusabye kuba tubikuyeho kugira ngo babashe gukosora cyangwa se gukemura utwo tubazo twababwiye twa tekinike twabaye muri ino channel. Rero ntimugire impungenge abantu bakundaga ziriya documentaire z'amateka y'abantu batandukanye, ibiganiro twabikuyeho tubika ahandi hantu, nyuma y'amezi make tuzongera tubigarure kuri channel. Murakoze cyane, reka dusubikire ahangaha tubizeza ko tuzakomeza kubazanira amakuru ndetse n'ibiganiro nk'uko byari bisanzwe. Murakoze rero, nakagaruka.